bose none hari ikibazo ra none sinaguherekeza Amerekeza se tugende none nguherekeza ariko rero utashye kare ni ukuri kw'Imana Shishira urabona nishimye koko none se utishima wabuze iki muri runo rugo koko Ese nishima ahubwo n'iki naboneye hano ibyo se ntibihari nagwaye keya nagutetesheje rwose mukobwa ikibazo se nta kibazo mfite urabona se ntuzuye nduzuye Merekeza nitahire kuko n'undi ntabwo nishimye nta cyatuma arandi se wagira ngo tujye ushaka ko umujyana ese kandi wansuye naho pe naho ariko kuba utishimye ni ikibazo kuri njyewe sibyo nk'umuntu dukundana sibyo njye mfite gahunda yo kugira ute yo kugutereta tukabana nk'umugabo n'umugore sibyo sinzi niba ubyumva ese shero ndambwira gutyo ubundi ni ubwa mbere musuye ntabwo ari ubwa mbere ariko urabizi nawe inshingano dufitanye njye nawe ni izo kubana ikintu cyatuma uvuga ngo utashye utishimye nakwakiriye amafantara wanyweye ushaka inzoga se ubona naje kwirwa nifotoza hano mu bipangu by'iwanyu cyangwa cyangwa ko umuntu ababuze ahandi hantu anywa ziriya fanta ubuze uteka umuntu ushaka ikintu ushaka iki nyine kivuga kwicara nk'ivaze undeba se hari undi muntu nigeze mbona iwanyu wari uhari ntabwo mu rugo se bagiye gusenga mbese waje kuntereka mu ntebe z'iwanyu nose wagira ngo utereke hehe none urugo kunsura si ikibazo ufite nicyo utari kuvuga gusha ku ntego wagira ko kwigira umwana mbese uri umusaza wanjye ndi mushiki wawe ndi iki ku buryo nza yicara hariya gutya nkasohoka wagira ngo ujyane mu cyumba se umuntu aricara gutyo nta no kunyegera cyangwa ubona ndi umukobwa mu ku buryo si ubundi wagiye kubundi wabitekerejeho wowe uri ikibasumba mukobwa mwiza banza wumve si byiza kugenda ubabaye kandi waje kunsura rwose cyangwa ubona amafanta we yanzanye hano iwanyu nta no kwegera umuntu nta no kubaza umuntu nta n'iki ushaka ko nkubaza iki mbwira mukobwa mwiza ubona nta kintu wambaza si ubundi tuzabana gutya ubu ngubu tuzabana gutya keya zawe nibura bufanta n'ubundi uzajya uzana ushaka iki nyikore kugira ngo basunyurwe na n'ubwo ntabwo urashaka kumva icyo nshaka ngurira iki wembwira na n'ubwo ntabwo urashaka kumva icyo nshaka nose ngo ntabwo nkwegera basi ndakwegereye sibyo gutya si gutya ushaka se gusa umwanya tumaze hari ngubu nibwo uje kunyegera hano mu muhanda tuvuye mu nzu twari twisanzuye uje hano ku muhanda no ku nzira oya nda urabizi ko ngukunda umutima wanjye rwose ndizera ko uri mu wawe sinzi niba utabibona sibyo kukwegera ushaka nakwegera ntacyo tugende ngo dusubire mu rugo se wari uzi n'ikindi ntangiye kwibaza nimba uri muzima cyangwa nimba intama yana muzima n'undi ufite ikihe kibazo intama yankandagira gute hano mu mujyi hari intama zihaba uko nguko niko ushaka kuzanjyana mu rugo ng'iwawe ngo uje wirirwa undeba gutya nkureba muzi ko ntari nagukwa nkaba ntari nagusaba ubwo uragira ngo murebe gute kwa kundi gusuzuma umuntu ni kare reba ukuntu mbanza nkicara hari iwanyu ubwo none ushaka ko ngusuzuma muri make urifuza ko ngusuzuma wowe usuzuma iki ko n'ibikorwa byawe biba byabinyeretse n'udufanta n'iki mbwira icyo ushaka ntabwo murabuze amafaranga yo kwigurira fanta foshwa uri seriye koko ntabwo ngufata neza nk'uko ubyifuza menya ko fanta z'iwanyu atari zo ziba zanzanye hano nibyo mweka kurwa mudutesha mwese ko mbona ukuntu urugenda se umwanya mbaraje guta hano ngo nje kukureba warangiza ukakina n'umwanya wanjye uba waje kundeba nk'umukunzi wawe sibyo sibyo urukundo rwawe undi ni uruhe nose wajya nkora iki mu mafanta yawe nkora iki kindi se wari uzi n'ikindi namisha kuba yaranagukandagiye iwanyu batanabizi ahubwo bazari niba nta kibazo komana akasakumiro ikibazo cy'iki se hari intama ziba mu mujyi mu rugo yanyu ni ruhari ntawe sinjye nawe twari twicaye turi mu rugo nyine wansuye utekereze neza usubize ubwenge inyuma wibaze ikintu njye nawe muri uwo mwanya twakabaye tuba twakoze urukumva kirenze kuganira ubwo nyine ibitekerezo nawe uzabamagara ugomba icyo gukora mwese mugiye gutyo koko akasakumira sheri nkuko wanga isi ibara umukobwa araza kunsura ngo hari icyo ntakoze namufashe nabi anze mbaze da mbaze inshuti yanjye yo bro meze biteze buretse gato sita sorry nakubaza gato biteze
Ni sawa. Amakuru. Amakuru ni meza. Turi muri quartier. Ni kumanuka uno muhanda ntabwo ari hafi ya Nyaruka. Nese nakubaza gatoya. Ndavuga nawe imodoka mfiriho najya ndange mu kanishi hano hafi niba wamenyereye tu. Umukanishi? Yeah. Shansi nakubeshya kuko nanjye hano hantu ntabwo zina nzira nkunda kuzicamo cyane gusa I think ko ukomeje no muhanda ukagera imbere ushobora kuza kubona umuntu wabigufasha cyangwa ukabaza n'abandi. Ndetse ukomeze hano. Ndibaza rero ko hano imbere hari agasantere ntabwo wabura umuntu ubigufashamo. Aho imbere gatoya? Bakomeza ino nzira. Nese hari garage? Ntabwo ari igaraje ariko ni agasantere harimo abantu benshi ntabwo wabura ububaza cyangwa ntabwo wabura ugufasha. Okay, nese niba ntacyo bitwaye wowe waragiye. Ntabwo ari kure ndibaza ni iminota mike ndaba mageze. Yeah. Ntabwo ari kure ndabyumva ariko ntabwo byari ngombwa kugenda n'amaguru kandi wafashije. Nta kibazo urakoze. Ibyibazaho cyane ntabwo ari kure. Nese byari ngombwa kugenda no mugongiye mu rugo ni Remera sibyo? Hari genda byabana ngombwa ko waza hari Remera. Okay, niba ntacyo bitwaye wandindiraho gato ngakoresha imodoka tukajyana nta kibazo nkaguha karifuti. Buriya si. Yeah. Ntabwo ari ngombwa cyane ntabwo ari kure. Uri umwana mwiza rega, uri umwana mwiza kandi wamfashije none se ntabwo nongeye ngomba kuguhemba. Thank you ariko ntabwo ari kure. Ndatekereza yuko umukanisha aramutse aje ntabwo ari byari ibintu birenze byafata nk'iminota yenda irenze ntabwo yabitana. Kujyana kugeza mu rugo nari bingiye nkahita nkomeza. Nta kibazo. Okay, niba noneho mu rugo ari hano hafi wamanamba niba ntacyo bitwaye wenda wazaza muri ziranche tazifuza gutega moto kandi mpari wamfashije. Namba subwo byari ngombwa cyane. Byari ngombwa cyane kuko urumva ushobora kuza Remera bikaba ngombwa ko watega moto kandi wamfashije. Ubwo rero ndifuza wama nimero zawe yenda nkahita ngudepoza nta kibazo. Okay, nta kibazo ubwo kumva nta kintu bitwaye. Haizanye nizo. Thank you, urakoze cyane. Nta kibazo ubwo ndibaza nyine uraza gukomeza uno muhanda ntabwo uri buri umuntu ugufasha. Sha urakoze cyane pe umwana mwiza kandi uri cyane. Nta kibazo urakoze nawe. Sawa. Asante. Cyakora kabisa. Nubwo imodoka itari yampiriye ariko namba umwana mwiza pe. Umukobwa ni mwiza kabisa. Cyakoze kabisa uyu mwana ni mwiza pe. Abundi se imodoka ahubwo umuntu waparitse arantwikiye kabisa. Imodoka se nyikuye he? Sha uyu ngubu ndamufite kabisa. Wallahi mana we. Sha uyu mwana ndamufite kabisa. Umwana mwiza we. Dore umukobwa kabisa pe. Ahubwo reka mbanze muhamagare sanga nawe rwose ko ntayiriho Meramaye ntabwo ariyo se ibintu ntabwo bishoboka. Ciyemo katayifata. Oya mwana we ntabwo bishoboka. Mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo ibintu bishoboka rwose gute yakanga kunyitaba kuko mana yanjye. Mwana mwiza nk'uriya ntabwo rwose ibintu byumvikana. naba mpombye mwe bitabaho. Ayihamagara paka.
Ado? Ado? Nizute? Namakuru. Ntabwo wamenye? Ya okay, birumvikana ntabwo wamenye. Rero ni wa muntu uciyeho nyine kandangira umukanishi nanamubonye pe. Ntabwo ibintu bishoboka nasi kwahise nkupa. Nawe. Oya. Oh no. Ntabwo ibintu rwose bishoboka. Ntabwo nabyumva ko wanze kumwitaba rwose. Ko nanjye ndi mutarambirwa ntabwo rwose ntabwo rwose ibintu nabyumva. Ndamuhamagara paka. Ado? Sorry gato wabanza ukanyumva se? Wabanza ukanyumva ko urwita umupa? Ntabwo nakumenye. Ya birumvikana ntabwo wamenye ariko ni wa muntu uciyeho hano ku muhanda ukandangira umukanishi pe namubonye ndagushimira. Mubonye? Namubonye barimo arayikora. Okay, none se? Ado? Ndakumva. Twaganira nta kibazo se? Narindi bize hari utuntu rurimo? Okay, hagati aho rero merci wakoze basi. Nta kibazo biri ari n'ibintu wakorera n'undi muntu ntabwo. Ntabwo gusa ndagushimira ko ndifuza ko byibura basi twajya tuganira niba wabinyemerera. Okay. Urabyemeye? Nta kibazo. Okay, basi rero. Ugira akazi keza. Basi ugira akazi keza nakwishimiye. Sawa. Okay, uri umwana mwiza. No sasa rero. Ibyanjye byose birikoze. Wowe ndagutamo ndagace. N'undi sinatayemo bakeya ntabwo ari uri bunanire. Nze rwose ngiye kuguhagurukira ejo. Nutemera kuza kundeba Imana izampane ngewe. Ndabivuze. Koga katakifata koko. Karabaye arankubye. Se yaranyanzera? Uyu mukobwa akitora agataha gutyo gusa ngo ntago mukoraho ntago nyirute. Icyumweru kiriritse atamfata. Akasakumirora ngwango. Ngerageze ndebe. Ubuse birarangiye nge nawe turatandukanye kubera ko yansuye ngo singire icyo nkora nari gukora iki se? Ariko ibintu inshuti zanjye zingira ziriya nshuti zingira inama mbi. Nge ntabwo ngomba gusambana n'umuntu dukundana kandi mfite gahunda yo kumurongora. Tugomba kubana umugore wanjye w'isezerano ibyo gusambana nawe ntabwo byemewe.
koko rwose n'izina ry'Imana nizere ko Sheri atari irangingo yari ashaka kugwishaho gusambana. Inshuti zanjye ko zangiriye inama ngo nibyo yashakaga, yashaka ko turyamana. Ibi bintu ko bitaba ari byiza ko yaba ari indaya se, niba ari byo yifuzaga koko. Kanongere muhamagare ndebe. Nifuzaga ko twabana ariko atarimo ibyo kuryamana. Ko ntacyo ntaguhaye wa mukobwa wanyitaba. Urongera urankubye koko? Nese unkora iki kugira ngo unyitabe? Ko mana yanjye koko. Uyu mukobwa si mukunda. Hari icyo ntakoze kugira ngo abyumve neza ko mukunda. Kanakumira. Ko mana y'isi n'ijuru. Uyu mukobwa yabaza ukuntu ari kundemereza mu mutima. Kamamaga uriya mutipe numva inshuti yanjye nawe yingira inama mbi. Yo bro, nonese umeze utemwa? Wabyihora wa mutipe, nge ibiri kumba urabizi mwana Jack. Wa mukobwa kugezana n'ubu ngubu ntabwo yari yamfata. Ubu ngubu nyine ndi kwibaza niba umuntu umukundana igihe kingana gutya mugapfa ubuntu budashinga bw'amafuti kandi mugira ngo nta nicyo twapfuye. Nese ubwo ugiye kumbwira ngo ibyo ngibyo nibyo yari gutekereza kugira ngo turyamane? Kuba ntaramukozeho ndumva nta kibazo kirimo. Ni ibintu byumvikana. Mu buriri ntago namujyana mu buriri. Nge nifuza ko namujyana mu buriri twamaze gusezerana. Hari ibindi? Abakobwa b'iki gihe ubwo rero ni ingegera. Nese ubwo urumva umuntu iwabo basenga, uzi ko iwabo mama wari pasiteri, mama pasiteri. Niba bidakora biramaze. Icyo nzi cyo ngenda cyeka ko atari ibyo ngibyo yashakaga. Wenda yifuzaga ko namufataho wenda nk'ibyo ngibyo bisanzwe. Ntacyo rekanze nkusanga aho ngaho. Reka mfata akamoto nze tuganire. Ariko nge byanshanze kabisa. Ndumva ngiye nta n'intege mfite. Nkurikije ukuntu no mukobwa kwezi kurashize kose. Sanare. Byari byiza pe. Nzagaruka ryari? Ahubwo ndumva n'ubu ngubu nakwigumira hano. Ya bibi hari abatipe bagiye kuza kundeba inshuti zanjye. Tasurumva ntabwo byagaragara neza. Basi tuze kubona ari mugoroba. Kugaruka. Mugoroba? Kwareka si basi ukazabejo. Ejo nyine ndumva ari kera ariko nta kundi niba se ariyo gahunda. Ya basi reka uzabejo. Sibyo? Nta kibazo. Ndagukunda. Ntabwo ushaka kumva ukuntu ngiye ngukunda. Ndabikunda byakare. Hano se ko muri kubona moto n'ubundi ari hatari. Moto ndanje ahubwo amafaranga yamaze kugera kuri foni. Wegera imbere hariya utega akamoto. Nanjye ariko mutipa ze tuvugane nyine. Zagarukeje. Nta kibazo nyine ubwo ntutinde kumvugisha. Oya ntabwo natinda. Bye. Ngewe bayeho neza karisa pe. Hari ikindi kiba kiri aho kiri mu mandazi ahubwo siko ataza vuba vipi ziwe. Halo?
we bro uri he mani kuri kuntinza mani banguka muratinda byatari ihute banguka ndano ku muhanda okay andi bana tuzajya twiberaho neza wari aho ari mu mandazi ko ntabwo ashobora mutipe wanjye rwose niba inama zaramukandagiye ntawamenya kabisa ushobora kuba afite ikibazo pe kuri hanze ese wakibwiwe ko watinze ngeze hariya ibintu birankomerana ese ko watinze wakintu gihorere mwana ntabwo wabyumva imeze bite se merute se ko ubwo ngiye kwicwa n'agahinda ibyo nakubwiye se ntubyibuka ndabyibuka biriya bintu byambayeho kuva ukwezi kurahise kwezi kose umukobwa nta samfata mbese nta kintu na kimwe nakora kugira ngo anyitabe ese undi yaza kugusura byagenze bite mbwira neza yaraje kunsaba bisanzwe nk'uko twari dusanzwe tubikora ngira ngo yamaze kunsura nk'inshuro 5 twicara hako ngira mfite gahunda yo kumushaka ntago ari umukobwa uri aho ngaho nyine ngiye mutereta ngo ndi kumubeshya shuri ndi gutegura kuzajya kumusaba ni wacu na mu presence umva arangije dusohotse mbona yitumbishije ngo ntago ngo wankozeho ngo ni gute ngiye gusura ngo kandeba ngo nk'iki mbihaze kandi namugaburiye namukuze namuhaye amafanta ibintu byose nabikoze mbega shuti yanjye banza wumve none se yaza kugusura mwamwicaje he umva muvandi naramwicaze nyine namushyize muri salo nose wumvaga kumushyira muri salo nyine semani Ruwanyo urabona utagiye kubacika koko shiki wacu se baba we mwicaye muri salo twicaye muri salo nyine nk'ibisanzwe nk'umuntu umukunzi yagusuye mwicara muri salo mukaganira muri salo ntabwo mwigeze mujya mu cyumba cyanjye sara umukobwa najyanamo ngaho mujye munyura mu kabyara rekata ese ubwo kavuga ko ubwo bundi ubayeho gute nose urabona ntariho mfite umwuka ndahumeka w'ikintu wari gukora uracyumva bari gufata umwana ukamujyana mu cyumba urumva mukicara n'ibyo byo kuba yakubwiye ngo ntabwo wigeze umukoraho nanjye nabyumva ese ubundi gute wicarana n'umukobwa ntumukoreho kumukoraho bisanzwe gucya ko kurya gukene gute nyine ese ubwo ushatse kuvuga ko nta mukobwa urakoraho kuva wavuga ni gukene wenda tuvuge wenda nkamufataho nka gucya se kumufata gutya ngo wasanga uri wa muntu ujya guhobera umukobwa ukamera ngo ese ubundi bahoberana gute ntabwo bisanzwe ugomba kwegera umwana ukamufata ukamukomeza bite byawe ubundi buri kimwe cyose ngomba kuzajya nkubwiriza none se usibye kumufata nkamukomeza ubundi ibyo yashakaga ni ibiki ubwo se wowe utumva ni iki none se uko utakivuga kandi njye nari kucyumva wasanga ari anakisi wigeze umuha byibura basi kisi ndemwe umuntu usenga yatanga kisi dore rero dore ngiki kintu mupfuye rero ntubaze ntujye ngo nta kintu rero reka nkubwire urumva iyo umwana agusuye uhita umujyana mu cyumba ugahita utura hasi wabona n'agaturu na kamwe byibura wigeze ngaho nyumvira wowe se urumva utari shitani yigendera wowe none urumva mwarapfuye ikindi giki ingenzi yuko umukobwa umutereta ukamurambagiza wamara kumurambagiza mugasezerana mukabana ibyo byo guturana hasi birava he nanone rero reka nkubwire ko iki gihe ahanini ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo abakobwa baba bashaka none se kuba yarakubwiye ati ntabwo wigeze umukoro urumva yarashakaga iki se nyine wowe kutakivuga si bashaka wajya ukura mu mutwe wowe akasakasa mutwera nyine ugiye ukura mu mutwe wawe gusa iyo nama niyo uri kungira umuntu w'umusore none se niba nyine reba numbwe ko kwezi gushize mutavugana kwezi kurashize da kanyumvira none se ubwo niba ukwezi gushize n'umwaka uzashira umwaka akasakasa mutwera none se ubwo ngubwo kuvuga ngo umuntu yaragusuye ibyo yifuzaga ntago yabivuze wowe ushaka ikintu urakivuga ntacyo yanga nese wajya hakivuge ko ndi gute niba kubwira ati ntago wigeze umukoraho wowe urumva yarashakaga iki wakwereka ukuntu wangerera agiye yishimye nyine yishimiye iki se yishimiye ibyo mukoreye umaze kumutikura nta mutikura se takumira se akasakumirura mama na mama umaze kumutikura ubwo se ndinde najya kubisubiramo koko
ntabwo wabyumviye. iyo mico rero ntabwo ari myiza nkurikije ngewe ukuntu nteye n'uburere mfite nyine ababyeyi banjye bampaye. Icyo nakwifuzagaho ni inama yatumya umukunzi wanjye angarukira tugasubirana tukagenda mu murongo n'icyerekezo nifuza ko twazabana mu minsi iri imbere. Ntabwo nifuzaga ko ngiye wambwira ngo nzamujyane mu cyumba ngo njye kumutikura. Ibyo bintu byo gutikura se bihurira he n'ibyo ntekereza? Mba nshuti yanjye rero reka nkubwire, niba ari ibyo kiri kugendera ukura inzira ku murima wikirirwa unamutekereza kuko byarangiye. Niba ari ibyo uri gutekereza ngo ntabwo ugomba none se reka nkubaze uzabikora uko mwabanye se? Nicyo nifuzaga n'ubundi uramfata wo rwungira inama. None se nimutabana ubwo urumva azaba waravunikiye iki? Nitutabana kandi ngiye mfite gahunda yo kubana nawe. None se niba uyifite utamukorera ibyo yifuza urumva muzabana gute? Mukorere ivi na ivi cyane kwagiwe Mwana gumye mu mandazi umwana ahubwo baraje bamukuryana kanuye amaso. Bari ibyo ngibyo kanitahire izo nama ntago nazemera. Igendere ngiye nama niyo nakugiraga ariko niba tayari utari kubyiyumvishamo neza ntihongeye no kumutekereza. Ubwo yashakaga ko dusambana. None se urumva ikindi yashaka ari iki? Nese ubutekereza yuko we ubwo se tuvuge ko kiri imana? Ubumanzi bwa usibye kuba narakinye iby'abana. Ako ndumva ubumanzi bwanjye bukiriho kubera ko none si iby'abana hari ubwo bitwara ubumanzi. Okay. Nese niba ukiri imanzi uratekereza ko n'abakiri isugi? Urumva ngewe kuba atari isugi ntabyo nzi kuko sinigeze testinga niba wenda ari isugi. Ariko nge iyo nama yawe ngiriye sha ni nk'ari virus wari uri kuntera mu bwonko pe. Wifuza ko natura hasi nkamusambanya sibyo? Mu minsi izaza usange ntago nyishaka gushaka kubera ko nasambanye. Sambana rimwe ejo ugasaka kabiri kongeraho n'ubwa gatatu byaba ubwa gatanu bubaye indaya buruharwa. Urumva? Ubwo rero nukuvuga ngo wowe nta n'igitekerezo cyo gushaka ujye ugira kubera uburaya wirirwamo. None ubwo rero ngewe reka mbe nigeneye ugumane ibyawe nanjye ngumane gahunda. Ahubwo rero reka nkubwira mba nyine nkubwira utarambaza iki. Niba ari uko bimeze ahubwo ndumva nta gahunda mufite yo gusubirana ahubwo mwana munyihera. Umwana ukwihera mwana. Akusi ubwonko bwa bwacuramye. Umuntu ukwihera. Cyabwo mwana ndumva afite gahunda. Ushobora kuba uri gucurika bitewe n'uko ibitekerezo byawe bicuramye. Ushobora kuba uri gucurika ibintu uko bitari. Yavuze yuko ntamwegera ntago yavuze yuko mujyana mu buriri. Tubyumvikaneho neza. Ntibyumvikana. None si wege nako genda ahubwo mwana ugomba umunyihera. Nkumuguhame biki? Hari ubwo ari irindazi ngo turamugurira. Ese wazamunyeretse ubundi umunsi umwe nkamureba. Wereke biki? Nkareba nanakwishituye ahubwo. Sha. Nahuye nawe shaye kwa mutipe uri itungo pe. Shaye nama zara simba sinimwe none nishyira hamwe ryazo. Baba we. Narumiwe. None haba tipe sigaye mfite none mana. Sha wenda gukora mu mubare w'abaniga yanjye ndagaswe. Kuko ndabona wowe uri idage igendera pe. Nta kigenda. Awe. Bambabaye. Kanesubire mu rugo sha. Wow, mbega umunsi mwiza. Singira uburote mbimubwiye pe. Ye kumuhamagara mubwire ko ari umunyamahirwe n'ukuri kuri uyu munsi. I'm pregnant. Singira uburote mbimubwiye. Bibaza ko ari buze kubyishimira rwose. Fata phone. Kwatitabaza. Amatsiko mfite n'amashyushyu mfite. Biro ntabwo nabyihererana. Ugomba kubimenya nawe akishima ko aya ni amahirwe agize rwose nawe. Kwatitabaza. Kanongera.
Bahita bamubwira inkuru nziza. Hello. Oui, alors Babe, ça va? ça va? Kuki ari kwitaba se? Ndatwaye ngiye gatoya. Reka tuvuganeho gato rero. Se wamburira umwanya. Kandi kukubwira ko ntwaye. Ako wajya umenya ko mbana nagukumbuye. Nta no guhagarara byibuze ngo umpamagare uvuga ati shirange ameze gute. Tugamba ndi mu kazi kandi nawe urabizi. Basi hangana mu minota mike. Ikintu nshaka kubwira kandi cy'ingenzi. Okay, nari mbwira vuba ariko koresha iminota mike cyane. Se kuri kunyihutisha mu mwanya muto n'ubwo y'iminota 3. Okay. Icyo ni myinshi koresha ibiri. Okay, nta kibazo. Basi urakeka ari cyo ngiye kukubwira. Urakeka ari cyo ngiye kukubwira. Urakeka ari cyo ngiye kumbwira. Nizere ko utagiye kumbwira ngo ugaruke kuko ntabwo mpari. Umva ko nawe ubizi ko mba nkukeneye. Gusa ikintu ngiye kukubwira ni ingenzi n'ahantu bihuriye n'ibyo pe. Okay, nta kibazo ngabwira. Ni ikibazo cy'amafaranga wagize? Oya. Okay, mbwira rero. Sinabuze nuko mbikubwira ubu ndishimye nagushoboye kubyumva. Ndishimye ni kikagushimishije. Nizere ko ubwo nawe uri buze kubyishimira. Hari ikintu cyanshimisha ngo kibure kugushimisha wowe. Okay, nta kibazo ngabwira. Babe, uko ntwite? What? Yeah, I'm pregnant. Please. Uvuze? I'm pregnant. No, ntabwo bishoboka. Yes. Niko kuri. Banza wumva utaragira ikindi kintu uvuga. No mu muryango w'iwacu. Urumva? What? Nizere ko ibyo nakubwira ariko kubyumva neza kandi ndani. Abantu nyumve nakubwiye ko hari iminota mike cyane ukoresha. No mu muryango w'iwacu. Nta muntu n'umwe. Shaka kuvuga iki ntabwo ndakumva. Nakubwiye ngo. No mu muryango w'iwacu. Nta muntu n'umwe. What? None iyi ngiyi mfite narayiteye? Ibyo ntabwo bindeba. Babe, come on, nizere ko urimo urakina. Nta mikino cyane nawe ahubwo reka. Okay, sawa. Nawe buretse bugiye. Ntabwo bishoboka nari nzi ko ngiye kubwira inkuru nziza nawe uri bwishimire none uko niko utangiye kumbwira. Abasore bo mwabaye gute koko? Ntabwo kubwira ko twiturumva ari byo nakishimira ngewe. Nizere ko utambereye nk'abandi bose. Mva mani reka mubwire sibyo. Ntabwo ngende tayari kubyara. What? Ntabwo ngende tayari kubyara. Uri seriye kubyo urimo uravuga? Yeah. Bana we. Umva ibyo mani reka tubyihorere. Umva. Ubu sibyo nibyo unkoreye koko. Ugiye ahubwo ushaka kunesha umutwe ugiye. Babe, tekereza kabiri. Ibyo bintu uri kunkorera ntabwo byaba ari byo. Nakubwiye unesha umutwe. Utekereje ukuntu twakundanye nyuma y'ibyo byose uko niko unsubije. Nkundana nawe ngewe. Hari ikintu wigeze umburana kuko. Mani karaka baragatwiko tone. Sheri ntabwo bishoboka. Yesu waranankubye n'ukuri. Akabahungu b'iyi minsi babaye gute kuko mana. Nari nzi ko ari umuntu turi kumwe. Ukuntu nari nzi ko nkunda. Ukuntu nirengagije wari ufite gahunda nkirukanyira kiriya gicucu nawe dore ibyo kinkoreye. Businda ndayigira gute kuko mana yanjye. Mana we, noneho mu rugo baranyitse ubuse ndababwira ko nayitewe nande. Mbega umuhungu mbega igicucu. Ukirukanyira umuntu uzi ko ari ugukunda ukirengagiza uwagukundaga. Mana we. Yakoze nkuyemo isomo. Ese mu rugo ndababwira ngo kiko
atinyuka nkorera ibintu nk'ibi hejuru y'ibintu byose namukoreye kuko Jori Yesu wanjye Jori icyo si we kuri hano ni wowe njyewe aha nahe ko wicaye ku muhanda uri kurira ni iki bundi kikugenza wowe hano wakomeje warugiye sishiri nk'umuntu dukundana Sheri. ni ngombwa ngo nsange uri kurira mu nzira nizere ko nawe utari umwe mu baje kunshungera hano kama uje gushungera ubundi n'iki cyabaye hano iyi ni inzira tabuze warugiye baby aka kanya suranyibagiwe nose ubu nabura kugira ikibazo kandi duhuye nsanga uri kurira nizere ko utari umwe mu baje gushungera hano yego komana nose baby ubu ko tuvugisha kuri wicaye hano uri kurira mu muhanda nose ntago dukundana nanditse ntago uri umukunzi wanjye wa mukobwa we wakomeje inzira singizi sheri urwo rwango mfitiye koko urwo rwango rungana gutyo wabitse mu mutima wawe nacumuye iki nagucumuye iki ese undi niba numvishe neza urimo uravuga sheri wowe uri umukunzi wanjye nicyo utabona umukunzi wawe se nindi hano cyangwa hari undi uri kureba bice none se hari undi atari wowe nizere ko utari kumbonamo bangahe rwose ni wowe wenyine ufite n'ikibazo utekereza number 1 rwose urumva nizere ko nawe utaje kumfatanya n'ibibazo arega nkwemera nk'inkimwe sinzi ikibazo ufite komeza inzira ugendera aho warugiye ase njya hehe ngusize ko ubundi ngize n'amahirwe n'ubundi wangaga kunyitaba uvugize iki ngize n'amahirwe ndakubonye umukobwa mwiza se ufite ikihe kibazo koko tuvugisha ufite ikihe kibazo umva ndakora ikosa ndatuma ngutura ibibazo byose mfite sheri udakora ikosa ntunkoreho oya ndagukunda rigura bizi udatuma ngutura umujinya wose subizi kare wowe wenyine waransize ugenda udasezeye sibyo si uwamburanye iki koko ko byose mbifite urukundo ndarufite ubundi uri mu biki we kuri kunera stress fata inzira ukomeza warugeyeho basi sorry sibyo please ushaka kuba utanzi please basi niba uje kwigira umwana mwiza hano se turabaye ngaho mbwira ikibazo ufite basi ngufasha surabona bitababaje umukunzi kwicara mu nzira ukurira mbwira nukuri hanga winkoraho nakubwiye ngo ntunkoreho sheri wakwihangana ese ubundi ufite ikihe kibazo nyine ihangana umbwire ikibazo babarira genda turabazi hari ikintu nagukoreye kibi nyine urabyumva ni wa mwana wanjye nakubwira nzi ko ndimo ubitse umutwe bimeze bite cyagenze bite shaho ugiye wareye kino gitonore cyane sha what Emi